imirwano y'amakenga yubuye imaze iki kunyeshyamba kuko irenze Kanyamahore ahandi hantu yabijya ni Goma kandi ntabwo bajyayo kubera iki kubera iki batari ngo amakenga bo wakanda Goma ni strategy ntuzegiyeyo indese uyu general Rurankunda ari he yavuye yate betse maze nkubwire ntaganda kwanza barabahamagaye baravuga ngo basubire inyuma bikuye muri Goma sibyo bikuye mwuka wabo rero uyu muntu yari yarumvishe Bizimungu yegura ntaganda bamuzanye i Kigali urumva ajya kuri ambassade urumva bamuzanye uretse gato twumvise ngari ninde wamuzanye kugeza ubu amakuru dufite nuko uzashaka ayo makuru neza wowe nta ukiri umunyamakuru se M23 n'abanyekongo u Rwanda ko cyari rugo ruri kuganira na RDC akugira ngo RDC iganire na M23 hari ibiganiro bya Rwanda n'ibiganiro bya Nairobi tubishyize mu slow motion u Rwanda ruravugamo yuko rureba kubijyanye na FDLR ariyo mpamvu ruri kuganira na Kongo ariko kuki muri ibyo biganiro bifite aho bihuriye na bya Rwanda havugwamo gusinya cessez-le-feu irimo M23 none se i Rwanda harimo umutwe wa M23 ntabwo turabona umuntu duha igisobanuro twumva neza yego nawe ibisobanuro byo barabiduha. You've previously been on record stating that DRC should have talks with M23 as part of the solution on this. Because you're keen for that to happen, and this has been on record, are you then willing to have a talk with FDLR to find a way to resolve this whole issue? Ko muhatira Kongo muyigira inama yo kuganira na M23. Mwebwe ntimwaganira na FDLR. Bikira Mariya w'ikibe wabyaye umwana we ngo amusamanye isuku itari umwanda nk'uwo nsama banjye. Muhime Investment Company Mike ngaha mwizingiro ry'ubukungu uti gute rero ngwino bakugurisha inyubako z'ubucuruzi ibiro na za apartment ubundi faranga ritangire kwisukiranya iwawe ukimara kugura inzu yawe uhita uhabwa icyangombwa cy'uwo mutungo uhereye ku mafaranga miliyoni 20 uraza ugahitamo umuryango ushaka ubundi ukishyura cash bitihise bakaguhuza na banki kaguhinguzanya mu buryo bwihuse kuyandi makuru mwagana societe ishinzwe kugurisha Leo Limited cyangwa se mugahamagara kuri 0794 Magana11 645 no kuri 0794 Magana11 391. Munzi nshya zirimo kwiyongera mu Rwanda ziragira mu Rwanda cyane z'abanyekongo biravuga ko ngo zigowe no kubona amazu yo gucumbikirwamo mu nkambi ya Mahama cyane ko buriya u Rwanda rwavuze ko nta muntu uzongera kuba mu mashiti ahema babega ari amatindi twayabayemo uburongo barimo barubaka inzu zirenga 500 mu rwego rwo gushakira izo zindi ziba reba rero hari Mahama undi habaga 270 na urumva imiryango 500 we baracyaza kandi abaza baracyaza ikibazo kibazana barakibagarira mukiza nuko kibumbaho barwana ha rugo ruhaba habaye ahimirwana oya hariho ni ikibuga twese tuzi ko kuri stade Amahoro bakina mu mupira nta muntu uraramo ni mu ntambara ariko nta baturage bahaba gusa ibu 25 byavuye inkamira nibyo biri kujya Mahama biriyo gusa nka kuri hejuru y'imirwano ikomeza kuba bakomeza kuzamuka ikibazo kirakomeza kuvuka yego ariko icyo nahuze nibaza iyi mirwano koko iyi mirwano y'ubuyiri joro yego ni intambara barimo barwana cyangwa ni intambara itegura ibiganiro byo kuri 16 y'u Rwanda ngo bize bifite noneho akagufwa se oyi urumva nka M23 ntizarema inama mu gihe bitegura kujya mu nama batera amakote begeranya amadosiye batera amakote dosiye bazicuma abandi uhungire bareba nibi karuvati zaba ikwikiyemo neza yisubiramo urumva kayikwama nayo mugara baturuhani kurukozeho noneho amakenga kavuga tubwiye inama ntayitumiwemo reka mbereke reka ibirori tubikorere mu kibazo ese matangazo M23 kitaragitangaza ngivuge ngo kuba mutadutumira muri ibyo biganiro mugafatiramo ibyanzuro itureba amasezerano nako ku biganiro bya Rwanda byemeranijwemo ya cessez-le-feu cyangwa guhagarika imirwano ya tariki nyuma yaho nyine ho yenda yavuze ngo ibyo nitubizi yavuze ati twebwe ibintu mwasinye twe ntibitureba niko bavuze ariko mu kiganiro nagiranye na mukuru arinda savugira M23 buretse gato yavuze ko muri ba bantu nari nababwiye ko bagiye i Rwanda barimo ba Colonel Nzenze nabakanyuka
bavuga ko umunsi ubanziriza uw'inama bamazeho iminsi 3 bagiye ku itariki 29 ahubwo 5 bavuye ku itariki 3 bakiriwe n'umuhuzo kandi mu byo bemeye nabo ngo bemeye guhagarika imirwano nubwo bitanditse ibintu rero bitanditse amasezerano ari verbal wayubahita tubona amabaruwa ejo mu bari bagiye ikamara ibyo bavuganye na Museveni ntabyo twamenye urimo urabyumva igihe cyose bagiriye Rwanda bagiyeyo kabiri ntiturabona amabaruwa y'ibyaganiriwe bishobora kuba ibintu byabo ari bo bafite amakopi wibuka ko n'aya masezerano ya Makenga yari yagiranye na Kisekedi agikinshasa kahamara iminsi nta kopi twabonye twabimenye batangiye kuboroga batwaye umuhuza nawe hari i Rwanda ameze nk'ahari kubabwira ati nzajya mbateretera kadiro wenda bizashyira bikunde baramubwira tubwo badashaka umuhura ni mumbwire cyangwa muze mwicare nyuma y'amarido mujye mwumva ibiri kuvuga mumbwire none ikintu gihari marije bumva nyine bashobora kuhicara akaraka cyangwa konga ifite n'impamvu banga samwe hari harimo umuntu hano nibo waba utamubonye umufite y'inkeke waje musika hari ubu igikezi cy'ubukibona mwese bamenye zira mikoro bavugira ahantu zirangirira system yaza aho irangirira hasanga muri control room harimo nk'akantu kagaye kutera kagena akageraho M23 kuba hatarimo uburozi muri mikoro ibindi byose byo nta kibazo n'ari ukuntu bari ubashe kumva kuri ibyo bintu kuba bifite record barangiza bakajya bakubita nkasi icyo kiye kutera ibi ngibi nakira kose dora dupfa bakabibiriri ikintu gihari ni kimwe tugomba kumenya nukumenya ni ngewe ikibazo mfite iyi mirwano iri mu mpamvu zo kurwana cyangwa mugani ni impamvu zo ukurikije ibintu general yakubwiye general wise Uganda oya Makenga ahubwo yati twebwe ntiturwana aya seriously rega ibintu general yakubwiye cyo bifata nkaho rero ubuharwanye nde noneho yavuze icyo bakora nagende nyine kubera yuko kumva karwana byamusebya oya bimusebya gute se general bari uw'intambara erega kumva karwana nta n'impamvu yawe ifitiye abameze nk'abavuga ngo nimutabyumva ndabibumvisha kandi afite impamvu irwana yarayivuze impamvu turwana kiriya kiganiro niko kantu ka mbere giheraho ariko ngo ntarwana ntatera ararwana ariko ntatera nicyo kirimo hano impamvu bagira bate kizana agatekinike keza nawe bamugira inama mwashatse ukuntu nibura ibice mwasekirije bikaba bimaze imyaka ingahe hazajya mugenda muzanamo impunzi zikaza bikagaragaza umugambi mwiza iyo se yaheraho bataha ntabwo tuvuga cyarahanga hano impamvu turwana zahari nyinshi cyane bataha ntabwo niyemeye ko arwana ariko se kurwana no guterana ibintu bibiri bitandukanye sibyo se impamvu turwana zahari nyinshi bataha ntabwo tuvuga cyarahanga hano ubundi ziyoboye n'ahangaha umuteganya ko mushobora guhirika ubutegetsi mukoresha igisirikare bari ku butegetsi umunsi twari hamwe nabo ibya 2023 kandi azavuga ko bateraniye za Rumanga uyu Kisekedi twari kumwe nawe muri coalition Kisekedi arabeshya n'abantu bose arabeshya nuko bakeka abantu bose arabagenga hari na 2012 barabikoze 2023 barabikoze bikozwe na kakagabo kamwe bita bakahonja kabagigoma kakagabo n'abantu bose barabeshya oya ndi koko ku ruhande rwa generali bikozwe na kakagabo kwitwaga kawona niba yaje akabantu bose arabaginga Azagana ngo yanditse akarongo kitandukanye byavuzwe na generali nyamara kumva ibyavuzwe na Gisegeti bamujyanye nayo baye nka Bibiliya rirakora mu bihe byose bizaza n'ibiri inyuma iki rero icyo nari ndimo mvuga ari nacyo nasekaga jewe iyi ntambara yubuye kibumba nyamara iyi ntambara genda shango tuyita izina tuyibatiza niyo muyinyuza se nkugira umubatiza intambara mpinyuza reka kambe Yohana reka umubatiza iriya ntambara ndagendera kwiteganya gihe ry'ibihari hari iki ubu ngubu hari nyine urumva hari ibiganiro bya tariki 16 nkongera none nkagendera ku byabaye ejo bundi byo gushyiraho ka kanama nkagendera no ku bantu bazimye bitwa Sadek bari muri Kongo oya bari gutraining bamaze igihe batrainingira mu mazi hano hari amazi ahari ku kibuga ntaho wagiye ubona ntabyo ndabona batraining ibintu birori ntambara nivutani kuvute
nivute ni kuvuta sasa ni intambara mpinyuza ndashaka kuvuga ku kindi kintu iyi ntambara iri Kibumba nta kisobanuye ku barwanyi bombi mu buryo bwo gufata ibice kuko M23 wigeze ihavuye yabigiye igoma yaba yishyize mu mazi abiri uretse gato Goma hari ubuhumekero ifite kuri ubu oya Goma ye nundi ni nk'inkokora irimo ni nk'inkokora ariko nta buhumekero ifite nukuvuga ngo reka urabona inkokora hano harakinze hano harakinze ariko hano harangaye harimo haraza irubavu yego nuko ubundi Goma imerewe ariko impamvu mvuga ngo imirwano ya Makenga yubuye Kibumba yego imaze iki kunyeshyamba tubaye dukuyeho ko ari ubutumwa irimo yohereza Rwanda itaramutse bitabaye ko yatewe iri joro itatewe niba atari ubutumwa yohereje Rwanda ikaba hari imirwano ndeka turebe impande zombi FARDC irimo irarasa M23 ngo yikure amabere y'inkume barayasize ari nka zone idafite netre idafite uyikontorora buri umwe arebera undi hakurya ariko hagati aho harimo cyane none icyo nibaza M23 yaba yatangije iyi mirwano ishaka kujyayo kuko irenze Kanyamahore ahandi hantu yabijya ni Goma kandi icyo kirazira ni nko kuvuga ngo umuntu yazutse n'impamo ya Mungu avuye muri moruga icyo ni gikunda uyagishwa no gukunda ntabwo cyakunda Makenga yapfiriye Goma urumva nta muntu uzuka kabiri none si Goma sikobe wahuye na general aguha amakuru yose amakuru atuye yose ahubwo washatse kuyumva ko atayaguha oya ahubwo nahuye na generali ashaka kumbwira ibintu azi ngo nduwa none kandi na generali mugenzi yaravuze ko Vinturu uwejo ikibazo wowe wakubwiye ko utari uwejo wanze nayo kumusubiza reka tujye tuvuge ku byo wagusubije reka uwanshubije yego none se dutangira inkuru ya 2013 Goma 2013 zitangira Goma gute se twahereye na kera na Sendebe oya ndashaka kuvuga igituma duhere no kuri Sendebe igituma mvuga ko M23 ibisazi byayaho kugira ngo bibohereze Goma byabohereza muri ya nyanja ya Ntuza ninde none se ruguririya tugiye gucukuramo gaze Uganda yarwicanze Edouard kwa Edouard na Ruberi okay nta kibazo ni ibiyaga bibiri reka tubivuge gutyo muri uwo mujyo banza wumva igitekerezo cyane nari mfite intambara ya M23 irenze Kanyamahore yabigiye Goma kandi Goma nta iri muri gahunda ntabwo bajyayo kubera iki kubera iki batari se ngo Makenga buwa kabiri Goma ni strategy uzegiyeyo indese uyu general Rurankunda ari he yavuye yate nyina ari atse gatoya yavuye yate uko yavuye kose Makenga yavuye Goma reka nguru ko Makenga yavuye batse maze nkubwire ntaganda kwanza kuko ntaganda icyo gihe ni wari ntago ari Makenga bari bahari nawe nyina ari ndavuga wari uyoboye nta kibazo dore ukuntu byatangiye Washington bara telefone bati haro Barack Obama ahamagara Museveni yego ati habari za karitsiye undi ati zirimo zirashya yego undi atariko twabigenza dute Sadek uzi ko yari yamanutse cyane na special brigade ya UN ati turabigenza dute na Roni yamanutse ati kandi abakoboyi bari mu mujyi bararwana ubusigamana ntabwo mwabasubizayo muryo yego icyo yakoze Museveni yaravuze ati yewe nzu umuntu umwe wabwira umuntu akamubwira ati mwana wangu hano banakupiga hapana kukusaidia yego hata kifu cyane ngenda byumvaga none ariko Museveni ahamagara Angola yego icyo gihe Angola isa nkaho yatengushye Museveni gute kuko yaramubwiye ati we wibarasa twe tugiye kugira gute kubakuramo cyane n'ubu Museveni uzi ko akomeza bisubiramo ngo bababwiye ngo bave Goma yego yanabivuze muri cya kiganiro huragaho n'abantu bari bicaye gutya barimo na faki ahamagaye ngo bumvikana ko bagiye Sadek igiye kureka kurasa M23 yego ariko muri izo telefone ikiri ba Obama n'abandi nabo bahamagara i Kigali cyane iragenda no muri ya nzu tidumburi ni rugo aro ku karinya kandi kabashushanyije kakarinda ka buretse abaramuhamagara mubwiye ariko basa nkaho batavuze ururimi rumwe kuko umwe atazi karitsiye nyiri karitsiye rero ariwe muzeyi Mensiro perezida Uganda aramuhamagara ati Jambosa undi ati ndi afande urabona nk'umuntu w'umugabo nkabundi muraho abanyarwanda ati ibi bintu ukurikije uko mbibona
biraza kutubyara amazi n'ibisusa rero katwige strategy icyabaye niki nibwo babwira Museveni abwire Muventura ngo ive igoma yego izi nyeshyamba zinanirwa kumvikana umwe akavuga ati ntabwo tuhava undi ati turahava ko ndi bukuzanira amafoto amavideo amaze imyaka 12 umwanzi kwavunda yahavuye oya ibyo bintu rega byabaye nyuma none ibyo byabaye nyuma ibyo byo gukubitana abantu bakaza kuri wa mupaka kuri za buru ibyo byabaye nyuma ariko Sadek bayinjiyemo irarashe ariko yarashe abantu bari igoma oya bavuyemo igoma bahavuye batunda aho ngane rega rushinge bahamagaye bavuga ngo basubire inyuma abantu bo bikuye muri goma sibyo bikuye kubera mwuka wabo cyane mwuka birashoboka ari igihe mwuka ibyo mwuka bwira amatorero ubyumva rero uyu muntu yari yarumvishe Bizimungu yegura ariko ntabwo yumvishe ko yavuye igoma mugarure kandi uri ku kandi uri kumbwira ko Makenga atari we ufashe umwanzo wo kuvayo nyine nicyo mubwira baramwirukanye none se ntaganda bamuzanye i Kigali urumva ajya kuri ambasade y'abanyamerika imujyana i Rwanda urumva bamuzanye uretse gato yaje i Kigali muri ambasade ntabwo bamuzanye twumvise ngari ninde wamuzanye byanga bikunda hari hatanzwe n'amakuru yuko nabo ngo bumvise kari nyine leta yatanze amakuru ko yumvise kari yego yari minisitiri wa Kigali mishiki wabo yaravuze ati kugeza ubu amakuru dufite nuko wari umuyobozi w'inyeshyamba yahungiye muri ambasade y'Amerika mu Rwanda iri i Kigali Kacyiru ariko nibazi terase z'uburyo nta n'umuzizi ariko yego nta n'umuzizi buretse nyine urazizi naye narayumvise buretse gato zitubwira amakuru ni mashya buretse gato yego ku gihugu gifite imirwano inyeshyamba zose zafashe igoma hari ibisasu byaje bikagwa mu baturage i Rubavu uwari uyoboye inyeshyamba ku gihugu nk'u Rwanda yego buretse gato kiyobowe na Perezida Kagame cyane mu mateka batubwira ko yize ibintu bijyanye no kugira no kugira sibyo ibyo niwo ubivuze ko waruteze amatwi kandi arizo gutega amatwi twikomeze mwe barahinza mu nzira yego umuntu uri kuri urwo rwego uyoboye igihugu yego nuko wari uyoboye inyeshyamba turuka igoma aza nk'abaturage bikoreye inyuma igoma aho katuvuga ko yaturutse i Bugande wane tuvuga yaturutse yarwaniraga katuvuga ko yaturutse Tanzania ahanga murashaka kunyobya kandi sindi uyobe katuvuga ko indege yamanutse kamujugunya muri ambasade agera atabimenyeye wapi aho ngaho mureka reka dufate ibintu tubivu oya nta rugendo nzi reka mbashe ko tubamuretse niba imirwano yarabaye ku mpande ebyiri zari zihanganye mu gice cy'inyeshyamba bamaze kuva igoma ntibagira ibyo bumvikanaho ngo sibyo hari igihande kiyobowe na Bertrand Bisimwa kuko tumvikana bite n'uwe butumwa baburetse gato nshobora kubukubwira cyangwa simbukubwire ndabwibwira so uyu mwuka wera gusobanurira hari uruhande ruyobowe na Bertrand Bisimwa ku ruhande rwa politike sibyo hakaba n'urundi ruyobowe na Pasteur Runiga niba ari bishop sinibuka siwingira ngo ni uruhande rwa politike ahubwo ninde numva impande hari hacitsemo ibice bibiri uwo Runiga we yari usanzwe kuri politike kambe ninywera icyayi mu gihe yego we yari usanzwe kuri politike urumva ari mwera icyayi mu gihe nubwo uri politike nije ndi ku ruhembe okay ubwo hacitsemo ibice bingahe ubwo mu bibiri na kambe mu icyayi ibice ingabo hacitsemo kabiri n'igice cya politike hacitsemo kabiri Hega ingabo zumva ko umuntu ashaka kuzigambanira isaha ku nta kibazo yego baratikuranye sibyo bamwe batsinzwe barimo na ba Runiga bahungira mu Rwanda banakomeretse harimo abakomeretse harimo na Boduwe uyu munsi uri generali uyu munsi ni uyoboye ingabo ziri ku butaka harimo n'uwari umuvugizi mbese urumva mu kinyarwanda kimwe niwe Nyakarundi wa Muventura komeza ni ibyanyu urumva harimo ubwo nababwiraga abantu bari ku ruhande rwe M23 ya Runiga yari itsinzwe ihungira mu Rwanda none mu bantu bahungiye mu Rwanda ho baburamo wari umuyobozi umugaba w'ingabo w'izo ngabo zatsinzwe baramubura mu bambutse mu biripotinze nyine bambutse umupaka intwaro bazi bambuye tusobuje ari he batari bati ntitubizi abantu bajya gushiduka bumva makuru kuri zino radio bavuga ko General Ntaganda ari à l'intérieur de l'ambassade de l'États-Unis à Kigali. Okay.
yaje na Verity simbizi cyamuzanye zari zitaraza ndikuruza urumva ayo makuru yaje yose heri aho ubwo bose bafashwe hata babajyana ikibungo Generali ntashobora kuza atari kumwe na Ntuza n'abantuza bagira intuza ejo nari ndi kumwe n'umuvugizi wa polisi mubaza ukuntu arambwira atari ko kuki murasa ahantu cyangwa nuko mwize neza mukiga kurasa neza arambwira ati buriya abo tutarasa mu cyico nibo benshi ahubwo mwe mumenya bapfuye ntinabo mujye mutubwira mu gacwamwe ariko arambwira ati nkubaze Scovi ati umuntu yabafashe umupanga yego areba ijosi ry'umuntu agiye gutema ati nuko umupolisi urangwa agashakisha akaboko ko kugira ngo adatema ndamureba ni wowe navu nanga umutwe rega ntago ari ushobora no kurasa umutwe ntuko ashobora kurasa arasa igituza byanga bikunda cyangwa ibitugwa nk'umutima uri ndanije ndavuga numva aho kunya mubaza ikindi kibazo namwe ntiyewe nawe uganiriye nk'umuntu uzi kurasa nibariza igikurikiye ibintu by'imirasire bizamura ikibazo cya mbere ari gihe kiba gikomerega ukajya ku cya kabiri wowe kijya intambara urugendo rwa generali gusa ntituzi umwuka wabashwanye ngo nzashaka iki uzashaka ayo makuru neza uzashaka ayo makuru neza wowe ntabwo ukiri umunyamakuru se uye ngewe ndacyakura mu rugendo ariko ayo makuru uzayashaka yo kuva aho hantu kugera kuri kugera Kacyiru ariko ura rugendo ngewe ntaganda azarangiriza igihano uzajya kumubaza urugendo nzamaza ngewe nyibwirira kutoka Goma tukakira n'ubundi myaka y'inkuru yararangiye n'umugani n'ubundi byararangiye barabifungiye tubwiza ukuri nk'umuntu w'umugabo rubanda rwumva urugendo rwawe kutoka Goma Kigali ariko birashoboka ushobora no kuza muri terrasse abantu ntibadakubona no kuza muri bisi y'agakote n'agakoni kugira ngo n'umwana utwite iyo waciye intambara irota baramumenya mukuru wa ngabo wivuriye mu nkazi gake umuntu w'umukongomani wari warahunze waba barahunze ari intambara akavukira mu Kinigi urumva terrasse zo kuza i Kigali zamunanira ubu twajya mu biryo gukamfata ntabwo ucika ahubwo wamenya n'abanyerondo icyo navugaga kuri iyi ntambara nibazaga iyi ntambara ni iki kuko M23 ntigigoma mu buryo bugaragara none icya kabiri kugira ngo bajye Goma nubwo wenda hatabamo ibibazo bijyanye no kuvuga ngo bamatse ibihugu wenda babataka mu buryo bumwe ariko Goma ni ikibaya mbese mvumbura kandi kubura kubera ko abantu hose bari bakiriye turi muri Amerika turi kwa Trump ubu noneho baraje we nyuma yaho baraza bazihindukira Trump udakushwi azabanza arahire Trump udakunda intambara baragira ngo basange hari aho ibageze ariko iyo siyo mpamvu ikomeye none nibazaga ngo iyi mirwano M23 ntiyagigoma mu by'ukuri mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko mu bundi buryo yajyayo mu mpamvu zindi zikomeye ishaka ko ibintu birangira vuba yajyayo ariko muri ubu buryo bugaragara kuko nibaramuka bavuze ngo hari igice byanga bikunda bavuze ngo barafata iyi ntara yose nagoma bayijyamo ariko ntabwo ubirebye mu ishusho sinone icya kabiri Kongo gutera M23 ariyo yabyutse tuvuga ko ariyo yateye abaye ariyo yateye yaba yagiye kongera gucokoza uyu murwanyi uri Kibumba hejuru yabo kugira ngo habiki kugira ngo amanuke nyine aze mu mujyi kugira ngo kakanama kari reinforced none ukavuga kati kabukabona ibyo gakora se ngaba babahungu bakomeje kutuzengera harimo niyo mpamvu nari mvuga ngo iyi mirwano yabaye cyangwa irimo kuba nubireba iri hejuru ya Goma nta sano ifitanye no gushaka gufata Goma cyangwa gusubiza undi nyuma ni intambara yo umwe ashaka kuza kurega undi mu biganiro byo ku itariki 16 uwo bazarega se katazaba hari oya M23 kuyirega ko yishe bya bindi bumvikanye yongeye ikubura imirwano ariko ryatsinda ry'abasirikare b'ibyiciro bitatu Kongo Rwanda ifite abasirikare 18 18 n'u Rwanda batatu izampuguke zacu zivuga ziti iperereza rigaragaza ko yego umuntu wa mbere warashe ari uyu ubundi umuntu warirashe n'ijoro rya mbere burariratsinda ndahamya ko atari M23 yarirasa kubera siki nayishobora kuri rega nayishobora kurasa kavuga iti kugira ngo boze kutuganiraho bageze i Rwanda
yo kuvuga n'ubundi se kahandiri n'ubundi rasa ushobora kuba umaze iminsi oya utavuga ariko urasira hafi bashobora kuba barasiye hafi y'aho umutima uterera y'aho umutima uterera kugira ngo binumvikane kare ubwenge burya baguteye agashinge hano mu nda urabyumva hafi kurusha ahandi hantu ku gice cy'umubiri nicyo ndimo ntekereza ko gishobora kuba aricyo cyazanye iriya mirwano. ubwo rero tubijyanirane n'ibisubizo bya Nduhungire ku bibazo bibiri byamubajijwe ejo wabonye ko ari muri studio za radio imwe hano mu mujyi wa Kigali TV10 yego TV10 baramubaza bati kuki wari uyitsinze se nkari wakurikiye ubwo najya ngo yinyibutse nayo nibukaga yego baramubaza bati kuki abarwana bari kurwana abasinya bagatandukana impamo ya Mungu icyo ninde wakibaje noswa kimu muguriye icupa peti imitsi ndari kuguriye umwanya tuwagiye ariko ubu nta iyo nanjye mvuze ubu nta byumvisha oye ntabwo reka kubyumva urumva tugiye kujya mu birori by'abanyamakuru muri kan Kigali muguriye mayo sejora today yego n'umugoroba bagiye guhemba abanyamakuru bihanganye kinza sina deposa ushobora no gusanga baragutoye mu bihanganye sibangaye ko hari imyanya ngo hari ibintu bidaharanirwa se ariko ko ntabyo nabonye se batanga za recognition nyine by'abaturage ariko abaturage batora cyangwa komite ikabyirebamo niba ari byo kanifate komite ikabyirebamo bayankoza da ikaba rimwe ikavuga iti karisomo cyazo nuko urangije manda hakiri kare n'umunyamakuru umwaka utazagaruka uretse biba birangiye se ntabwo ugaruka ni nka misi baba barabihinduye bigeze nka misi ni nka za mbuto zo muri lab batera rimwe ntibongere gusubizamo nuko ubu se oya nta nkwiye ko umunyamakuru umwaka aracyari kare nkwiye kuzamuba nka ushaka nka basene lifetime nk'igihe cyose ntacyo nk'uw'ikinyacumi se niba urafite icya lifetime nka 2030 aho rwose aho nzajya mbaye kujya uganira za nkuru wowe bakajya noneho bakajya bambaza bati se ko wari uhari wabonaga amezi ati ntiwowe ugacwa we ivumbi ryaratumukaga wa mwana we ubundi aho bakabiri muri za 2040 na kangahe oya generali nyeshyamba amusanze mu ishyamba cye musanze yongere kuyo mfite amavara arimo agenda akora naho imisoko rivamo nejo bundi ga oya osakima mfite icyo kibazo yabajije mfitemo udupetutu usanga cyakabiri ari kuyongeremo utundi cyaza no kugisubiza numvise nawe kucyumva igisubizo ntabwo kikureba hari icyo waruzi igisubizo ubwo ni ubundi kibazo ufite ijwi reka ngewe icyo nita ku kibazo cy'umunyamakuru igisubizo kiba ari icyo nuhakana ko atari cyo n'ubundi zindi nshuro yakongera akakibazo ubwo ahita duha igisubizo noneho tugahita tugereranya uko imvura umuyaga watangiye aho yaguye yerekeza none twaya tuvuga tuti gahigi yatubeshye imvura ntiyaturutse mu birunga yaturutse Nyagatare reka wumve rero impamvu wa mugani u Rwanda ruza mu basinya abarwana bari hariye yashubije u Rwanda ruza mu basinya cyangwa yashubije impamvu hasinya abatarwana byose bikubiyemo aho ngaho ariko ubundi ubu ifite ikibazo cya kabiri cyo kubaza Nduhungire harimo n'ikindi cya kabiri bamubajije ndakura numve mwana we kandi nyamara harwana abanyekongo hagati yabo M23 n'abanyekongo u Rwanda ko cyari rwo ruri kuganira na RDC aho kugira ngo RDC iganire na M23 impamvu iroroshye hari ibiganiro bibiri hari ibiganiro bya Rwanda n'ibiganiro bya Nairobi ibiganiro bya Nairobi ni ibiganiro byashyizweho n'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba East African Community kugira ngo habe ibiganiro hagati y'abanyekongo ubwabo ni ukuvuga guverinoma ya Kongo n'imitwe y'abanyekongo baganire barebe ibibazo mu mizi kugira ngo barebe uko bagera ku mahoro arambye iburasirazuba bwa Kongo rero kubera intambara iburasirazuba bwa Kongo yagize ingaruka mbi ku mubano hagati y'u Rwanda na Kongo bituma rero hajyaho ibindi biganiro bya Rwanda byo bitagamije gukemura ibibazo byose byo muri iburasirazuba bwa Kongo ahubwo bigamije gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda na Kongo ibyo rero bikaba bishingiye ku bibazo by'umutekano akenshi ni ibibazo ni ikibazo nyamukuru kijyanye n'uyu mutwe w'abajenosideri wa FDLR ugizwe n'abasize bakoze jenoside n'abandi bantu binjije mu ngabo ariko bagengwa n'iyo ngengabitekerezo ya jenoside bagiye muri Kongo bafashwa n'ingabo za Kongo ahubwo baninjizwa no mu gisirikare cya Kongo rero uwo mutwe wavuze inshuro nyinshi ushaka gutera u Rwanda
kandi ndetse muri 2022 murabyibuka hari udutero twagiye tuba barasa mu Rwanda. Rero nicyo kibazo gihangayikishije u Rwanda kuko ni umutwe ugamije gutera u Rwanda, kandi ibyo ngibyo bikaba binajyanye na n'imvugo ya perezida wa Kongo ubwe. Ko ntabwo ari ibibazo bya FDLR ubwayo gusa, na perezida wa Kongo yivugiye ko azafasha urubyiruko rw'u Rwanda guheruka ubutegetsi mu Rwanda, avuga ko azatera ibisasu muri Kigali adakojeje n'ikirenge ku butaka bw'u Rwanda. Ibyo ngibyo rero bidutera impungenge, tugafata rero ingamba z'ubwirinzi kugira ngo umutekano w'abanyarwanda utazahungabana. Rero hakaba n'ikindi kibazo. Arakoze cyane. Uwo ni ambasaderi Olivier Nduhungirehe Jean Patrick, akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda n'ubutwererane, akaba ari intumwa ya perezida w'iki gihugu cy'u Rwanda muri ibi biganiro bihuza leta ya Kongo n'u Rwanda mu kiganiro kuri radio kuri radio na TV10. Ikiganiro bise zinduka na mugenzi wacu tubishyize mu slow motion. U Rwanda ruravugamo yuko rureba ku bijyanye na FDLR, ariyo mpamvu ruri kuganira na Kongo. Ariko kuki muri ibyo biganiro bifite aho bihuriye na bya Rwanda havugwamo gusinya cessez-le-feu irimo M23, kandi M23 irebwa n'iby'i Nairobi? Ubuse ntumpoye ubusa kungize Nduhungire. Ikibazo cya mbere kirakomenye, natarukiye ku cya kabiri. Ikibazo ariko ni cya kabiri. Jembarije kuri iki kintu arimo avuga ngo u Rwanda impamvu ruzamo nuko rufitanye ibiganiro bya Rwanda bivuga kuri Kongo na FDLR, ko muri ibyo biganiro ariho hasinyirwamo ibyakavugiwe i Nairobi. Wikwirwa wibaza ibibazo birenze kimwe. Oya, ibi byavugiwe i Nairobi biratandukanye. None Nairobi harimo M23 n'indi mitwe yose. M23 barayirejeje. None se i Rwanda harimo umutwe wa M23? Hari ukuntu uza mu mwandiko nawo. No, ariko uko bisobanuye ntayirimo, harimo FDLR bifitanye ikibazo n'u Rwanda. Nariyo mpamvu nako ndahinduye se. Ntabwo turabona umuntu uduha igisobanuro twumva neza. Yego. Nawe ibisobanuro byo barabiduha. Ni kuvuga ngo ni nko gushaka gusana no kwicara gukemura ibibazo, si ukuvuga ngo barebe gusa ikibazo aho cyakemura. Ibiganiro bimwe byapfuye nabyo bigapfa kubera ko impande zose zirebwamo zidahari. Ibyo bya Nairobi byarasinziriye, ni nko gupfa, nta bihari. Nyirabyo ndavuga wahoze ari perezida wa Kenya yasinziranye. Ibyo ni ibya yasi barayirukanye mu ntambara hari abasirikare. Ibiganiro bya Nairobi bihuzwa nande? Umuhuza wabyo ni n'ubundi bintu byanyu. Umuhuza w'ibya Nairobi ni Uhuru Kenyatta. None se none tarasinziriye. Yawe ati ibintu byanyu n'ubundi ntambara yanyu ntabwo itugiraho ingaruka direct hagati yacu namwe, hanyuramo cya Uganda. Ubwo tubona muvuga niyo mpamvu uzabona n'ubundi biganiro byinshi bishobora kuzimukira i Kampala ni Entebbe. Ndongere rero se ndashaka kutubwira ibyo twibaza. Uyahubwo arabasubiza ibihari. Cyangwa aratubwira ntitwumva. Zana ikibazo cya kabiri twigeze ibihari. Icya kabiri kuri BBC bagize barya bati. Na BBC nayo yamubajije. Yego. Umunyamakuru kuri televiziyo ntiyamutumiye ahubwo yarari kuri ni bari Skype. Baza ati se ko muhatira Kongo muyigira inama yo kuganira na M23. Mwebwe ntimwaganira na FDLR. Bikira Mariya w'ikibeho wabyaye umwana we ngo amusamanye isuku itari umwanda nk'uwo nsama n'abanjye. Ati ki? Yagisubije. Ibikabyicarane ku mabona abiri. Nayo urayifite? Yego reka Bikira Mariya w'ikibeho. Ariko uyu munyamakuru yarabajije ejo, numva ibyo mu nda biti. Ariko bene abo banyamakuru bakunda bibi. Ubundi ukwiye kubaza ikibazo umuturage wese atekereza kugira ngo ugitangeho umucyo. Kinave mu nzira. Icyo ngicyo gisubiza usoza uvana mu nzira. Uya nkundu Uhungire bamubonye. Uyu munyamakuru yabibajije masogonda make. Najya mbibaza mbisubiramo. Jamais. Reka bakituzanira ubu. You've previously been on record stating that DRC should have talks with M23 as part of the solution on this. Because you're keen for that to happen, and this has been on record, are you then willing to have a talk with FDLR to find a way to resolve this whole issue? Mr. Mwaura, FDLR is a genocidal force. There cannot be negotiation whatsoever with a genocidal force. I've never seen any country in Europe or Germany being asked to negotiate with the Nazi force. This is a genocidal force that killed 1 million of our people. So there is no way that we can negotiate with a genocidal force. And you can't
nobody can compare a genocidal force with a group, an armed group that is defending a marginalized and a persecuted community. And more broadly, how would you now define your relationship with the United Kingdom government after they scrapped a plan? Ntugereranye abantu basize bakoze jenoside wagereranye n'abantu bashaka kurengera abahejwe ku gihugu cyabo n'uburenganzira bwabo. Harimo ibintu bibiri umunyamakuru yabajije nyine nk'utari muri zone abamo. Kira kibazo umunyamakuru abajije ntabwo ashobora kubaza Perezida Trump ngo kuki wowe na Al-Qaeda mutaganira ngo mwumvikane uko muzakorana ko muhora muhigana ko muhigana. Kubera ko FDLR ntabwo ari abanyarwanda babuje. Nanjye ndi Patrick niko nabita kuko sekuru wa Patrick ari we Mobutu. Aba bantu yabakiriye bafite iby'amategeko atemera yaba ya Kongo n'ayisi kwakira ingabo zifite intwaro kandi ukemera ko igisirikare n'abasivili bivanga kandi bari mu mirwano cyane na Kongo igi bivuga mu biganiro ko habaye iryo kosa habaye icyaha kandi ninde marene wari ushingiyeyo hejuru yo hariya barareba yukata kwa ugenda urabibona muri ya makoro ni ugenda urabyumva ejo niyo batanze congratulation bwa mbere n'uwatanze avuga ati felicitation muvandimwe bwa mbere ikosa ryabayeho nukuvuga ngo M23 na FDLR bitandukanye nk'isi n'ijuru na Uganda burya ntishobora kuganira n'abagabo bari bahejuru hano bafata abantu bakabaca imitwe EDF irwanira iki ariko ubwo rero urwo uko Rwanda rufata FDLR Uganda igafata EDF ubwo na Kongo nikifata ubwo na Kongo muyireka ifate M23 harimo ibintu bibiri wenda ntabwo nayireka ariko nikiyifata ariko katugaruke Tshisekedi yavuze ngo ni umutwe w'iterabwoba katugaruke tubaze hano aba terrorist katugaruke tubaze hano yego yaba EDF yaba na FDLR nibura n'ibindi bihugu mpuzamahanga byemeje ko ari umutwe w'iterabwoba nk'uko Al-Shabaab irimo bavuga FDLR je pense que FDLR ntago irimo ahubwo bavugaga ariko ariri niyo yavuye mu FDLR ibyo byo nuguhindura izina barihunga nk'ibyabereye n'umuntu yaje yitwa ishyaka rimwe abonye iryo shyaka rimaze kugira agira irindi ariko muri nyine ubwo mu mazina ubwo y'imitwe y'iterabwoba ugiye kubara kuri liste ya Etazini liste ya icyabaye niki bo bahinduye izina kugira ngo bahunge icyo biswe ariko icyo bari cyo nicyo icyakabiri etikete yahindutse icyakabiri yahindutse uniforme icyakabiri haba hari abaturage b'abanyarwanda baba muri Kongo sibyo baje bageze inyamagabe barabica kugira ngo noneho u Rwanda avuga ataho kugira ngo bene wacu bagwe muri Kongo mu mashyamba kandi niyo binjiye bapfa tugomba kukurasa kugeza igihuri wemere ko abacu baza EDF nta bagande irinze ivuga iti nimureke bene wacu batahe urumva ahubwo icyo FDLR irwanira irimo iravuga ngo ntimuturege ibyaha bya jenoside natwe tuzi kuko bumva nayo bakoze ubwo oya bavuga bati buriya hari habaye uburakari kuko perezida yapfuye natwe turica ari ukwibaza perezida waguye i Kanombe umukecuru w'inyarushishi i Bugarama yazize iki umwana wigaga mu wa mbere primaire mwarimu yamuhoye iki azi kurasa indege no wari mu nda bamuhoye iki umugabo yishe umugore we yamuhoye iki nukuvuga ngo icyo nicyo kintu kigomba abantu bagomba no kumva yego ni nk'ukuntu Bin Laden yavugaga ati nonge Amerika turaza kuvugana Bin Laden yarasaga Amerika ashaka iki gutaha yari iwabo hano rero na FDLR ninde wari muri FDLR waje hano bakanga kwaza ahubwo icyo cyashaka nabaje kera mbere hano turabafite bahoze mu gisirikare cya bahoze muri fari batsinzwe baragenda bajya no muri iyo mitwe ariko yaba nta byaha bya jenoside aregwa hano uyu munsi n'abasirikare bakomeye ubwo baravuga bati ko tuzi ko ku ishati zacu no mu mibiri yacu harimo jenoside ntabwo twazi bazi ko baje babafunga hari ikintu general Rwarakabije yavuze hapfuye mudacumura yaravuze ati mu basirikare twigeze babahanga muri fari uko twanageze no muri Kongo harimo umuntu witwa Mudacumura atari ko ikintu Mudacumura yabuze ni kimwe mu buhanga bwe bwo kumenya intambara n'ibindi yibagiwe kumenya ko umusirikare arwana agatsinda agatsindwa agapfa
izo tape 3 ngo ntago yazimenye mu byo yamenye byose ku gisirikare nibyo neze rwarakabije we yari umusirikare mwiza urwana cyangwa yahoze ayobora gendarmerie ararwana ariko kuko isomo ryo gutsinda no gutsindwa rizi aravuga ati ngeze aho ngize nte nsinzwe rero ubwo nsinzwe kanyobo kunsinze aho kugira ngo mpfe mudacumura we yanze gutsindwa iyo somo ntiyarifashe agomba kurwana ashaka gutsinda none ko gutsinda atabishyitseho kandi no gutsindwa atabyemeye hagati aho habamo gupfa ashaka guhatsinda hari n'abasirikare bavugaga bati bamwe baratashye baragiye biha amapeti mu ishyamba araje wenda aje mu gisirikare gihuriweho cya RPA na XFAR babandi bahuje amapeti araje barayamuhaye wowe watinze aho hakurya mu gutahuka uraje usanga babandi bari bakuri munsi barakuruta noneho kwiyakira bikakunanira nabyo ngo bikaba indi ntambara abantu babyumve ko FDLR nk'abarwanyi kuko nonaha nuza kure ikintu FDLR irimo gukora uretse no kuvuga ngo irangiriza abanyarwanda kuko ejo bundi herutse kwandika ivuga ngo irasaba ibiganiro reka nkubwire oya biriya byo ni nk'ukuntu hari ukuntu mba nicara nkibaza ngo ni gute ntiyamamajanyije na Obama nanjye hari ukuntu mbyibaza nkavuga ngo kuki ntatanganye kandidatire na Kamara ko yari umugore nanjye nkabuni ushyize muri logique nta kizanjyanayo ariko icyo FDLR irimo kora kibi kinaruta ibindi ntabwo ishaka kubuza ubudendeza abanyarwanda gusa bari mu gihugu irarenga ikica n'ababo nabo mu byabo barabyivugira ndaguha urugero bari barakambitse Kibumba bahinga ibirayi bacuruza bameze neza imirwano irubura muri iriya ntambara hari abagore n'abana yego babonye intambara ibakomeranye babwira abagore n'abana ngo basubire inyuma mu gusubira inyuma baraza biroha muri Goma mu kwiroha muri Goma ubuzima buranga bamwe baravuga bati rero igihe twirukiye kuri aba bagabo abagore ntago tuzabivamo abana bacu barwarira bwaki ntibiga abandi barapfa kandi ababitwa ko bayoboye ababo bari ipari yego bariga ni ba docteur bazi Kigali kuyobora bazi Kigali kuvura abana ba generali uyoboye ingabo zinyeshyamba hano uramubona abana babo urababona hano icyo bikora bameze neza barize kuri buruse za leta noneho babagore n'abana b'abarwanyi babo bato baragendana nabo muri iyi mvura y'amahindu n'amasasu ya sabasaba umugore yagera akajya cyo buri hari ukuntu ngo umugore w'umutima yibwira umutima Bibiliya iravuga ngo umugore w'umutima ngo abura umuriro umurikiriwe cyane rwose yajya akavuga ati rero uyu mugabo ubwo yahisemo kurwana ntawe uzandega ko ntamukunda tugendanye imyaka 20-30 abana banjye baguye ku rugamba barashiza abo najyanye nabo mbyaye barimo baragira akamwigobotora cyangwa ku mugora bazi ngo agiye akabasesekaye irubavu cyane rwose akinjira mu nkambi yahagera batuye ntago ari impunzi ati yewe twahoze dutuye irunaka ni ego yatunguka abaturage bose bati yo dore disi runaka ni wundi wagiye arakana gutya batayi we bati disi uyu mukobwa yavuye hari mutobo abana bose n'abahunda ati bakamujyana mu mudugudu leta ikamutuza agaca mutobo abana bakajya kwiga ubuzima bugakomeza rero nukwibaza ngo nona Makenga aje agaterura inkambi zose akazijyana imasisa akazituza ayushuwa ko bari abaturage bahaba bigakunda kandi abanyamurenge bari hirya murimo kubatema mubohereza mukatiusha nawe ajye kuzana abandi hano FDLR nibishaka ibiganiro byo kuvuga ngo abatashye nimubice hari uwapfuye hari nyine nk'umunyamakuru kukibaza jewe ndemera ko akwiye kukimubaza yego ariko iki kintu nuko nyine politiki itacyemera cyari gikwiye kuba nacyo hari imitwe imwe n'imwe ku isi abantu bakabe nkiriya mitwe bakiganiraho oya nawe yamubwiye ati wabwira abantu ngo abayahudi baganira nazo exactly nubu barabyanze no kuganira na Hamas wenda bashobora kuganira n'ubutegetsi bwafashe icyo gihugu ariko wabwira abayahudi uti hari umunazi wabonetse kandi atuye Canada arashaka gutaha mu biganireho ahubwo wamuterayo ahantu hari inyungu za politiki nta kintu kidashoboka nanone ariko nicyo nyine reka nkwereke inyungu za politiki aho ziri kuri FDLR n'u Rwanda nuko wemeye gutaha bamwakira kandi bagiye icyo bamutwara kandi bazi ibyo yakoze uko bingana hari abantu batakaje ubutegetsi kera bakiyumvamo ko ni hahandi nyine urumva n'abantu bakigendera kuri revolution barabashuka kandi urebye n'ibendera ryabo risa n'irya Repubulika ya kera
urumva ni urugero nk'ubu none nakubwira Mozambique mwigane na biriya byihebe kambabwira biriya byihebe ntabwo birwana bibwira abaturage nagane n'abaturage ntabwo bibabwira miti turashaka ko bene wacu wenda bazi bashyira mu kwaha ngo nimwe turengera nimuze baratera mu gasantire bakaza bakica bakicaza abagore n'abana hariya bagafata abagabo bakabahagarika hano bakabarambika ku biti bakajya batema imitwe ikagwa mu maboko y'abana babo uwo muntu wa mugani wa Rutikanga ni wahoza ejo yambwiraga mu kiganiro umuvugizi wa polisi afana akavuga ati se mbona umuntu afashe umuhoro ajya gutema igikanu ngo nshaka hano namukomeretsa ku kaguru cyangwa ndakora ibishoboka umuhoro urwane n'uwufashe kuko umuntu w'igihazi wafashe uwo muhoro akamenya gutya akawubangura bya bindi byo kuvuga ngo urasa hejuru ngaragira ubwoba yasobanuye kuri cya kintu cy'abantu barasanywe i Rubavu nanone hariho abantu bakora ibintu nyine ukavuga utuye umuntu usibye kumurwanya n'imbaraga nta kindi kintu wakora ukuvuga ngo uriya mubyeyi n'umwana we n'abandi bantu bari kumwe bikoreraga fraude bakayizana nta nubwo byari ibiyobyabwenge ariko polisi yarabatesheje irabibaka ngo babitwara aho polisi nyine irabirinda ba bantu babikubisa hasi bakiruka bagaruka gutera baragenda barikusanya niba barirutse ari 8 bagaruka ari nka 20 na baje kubitwara n'ibisongo n'imihoro kwataka polisi ngo biyake iki mu polisi nanjye nta kintu nako we afande yatubwiye ati nuko wenda umuntu atapfa kugira ariko barutaga umubare wa polisi yego arabati kandi umupolisi iyo umuntu amwataka ati ntuza yirazamuka yitegura intambara ataba yitegura intambara ati kurasa hejuru akabona aho kugira ngo abantu bajye hirya harimo komanda w'iryo tsinda akavuga ati twagiye bagabo ushobora kurasa hejuru umuntu akohereza igisongo mu gihe kirebesha imbunda hejuru ukurikije uko yabivuze ibyo ngibyo generali ninde wahoze ari umugabo w'ingabo yasimbuwe na Mubaraka Kazura muri convention ayibuka inama yigeze kuhaba ya Loni irimo abasirikare benshi ati hari ibintu twebwe abanyarwanda tutagikora ati umuntu akaza ngo mwatweje umutumwa bw'amahoro ngo nubona umuntu yataka n'imbunda ngo bwa mbere urasa hejuru ngo urinduza ngo bwa kabiri ngo ukarasa ngo urinduza usatira ngo bwa gatatu ukarasa ngo nuwongera kurenga aho ndakurasa kandi uwo yakwegereye wenda yari nko mu birometero 3 azarasa kurasa gatatu ati kuko wajya kuza yarakuzi azuwo baje kurwana n'abazukungana wowe utewe n'umuntu utaramenya urahura cyarasi birere ngo umubaza ngo urinde ati twibyo nitubikora ati iyo uturutse hariya turabaza ngo urinde iyo udashubije turarasa hari amasasu bita suppressing fire ati turasa ya mbere yo kumenyesha ko twiteguye kukurasa turahari nyine ubwo nuza ati iyo turasha ya mbere agasubiza tumenya ko intambara itangiye aya mbere ngo bayarasa batagamije kumurasaho ngo bamukomeretse barasa bamwereka ko bamureba kugira ngo yumvuse ngo rero yusubije ati yadushubije nditeguye abatubwira ati arbitre firimbi giyemo atari ko yurashe nta gusubiza atutangira kerekana ibimenyetso byuko afite icyo akeneye utangiye gushaka uko muvugana aha rero nicyo wakwibaza ntabwo FDLR ari umuntu wo kurasa hejuru ngumubaza Imama ya Mungu niwe undufasha ipanga ajya kwijosi ntabwo ushaka akaboko ushaka kandi Rutikanga yambwiye ariko niyavuze izina ryawe akiri umuntu uza kumbeshya ahantu se haraswa hanyuma rero ejo bundi dusoze mwejo bundi habaye nkubwira gakuru ngaho mbwira inkuru za nawe umunsi ejo bundi nari ndi mu rukiko ntegereje ngo niyumvire urubanza nari ngiye cye kubona umuntu haje umugabo ufunze araza aravuga ngo ni yari ofisiye muri polisi ngo yarafunzwe ngo yakatiwe ibintu igihano arakirangiza ariko ati kuri hano mu rukiko ndimo ndaburana asaba yuko narekurwa kuko narangije igihano gereza irangumana ubu baramufunze gereza iramugumana ngo hari urundi rubanza ngo yari afite ngo narwo ngo yigeze kurujurira kandi urwo rubanza akavuga ati urwo rubanza mu byo rwankatiye nubwo rwaburanye intahari kuko ngiye narujuriye ngo nzagira icyo nduvuga kuko rwaburanye intahari no mu byo rwankatiye nta gifungo kirimo gereza yarangumanye ngo nuko hari urundi rubanza icyaha kimwe bagihaniye mu kindi tubuse nta n'itariki rwashyiraho nzaburanira nzaba muri gereza kugeza ryari ndi ingwate ya gereza yari umufisiye muri polisi rero turabibaza nde noneho uyu munsi ibibazo najya ku cyoroshye icya mbere nizere
icyambere nizere ko umuntu urimo kurega arimo kurega umuyobozi wa gereza kuko niwe wanze ko asohoka hanyuma urumva iyo igihano kirangiye muri maributse urukiko ko yararekuwe ariko gereza yaramuguma agomba kurega umuyobozi wa gereza yavuga ati kabaye ese iyo system irekura abantu ko yatanze alamu umuyobozi wa gereza katakanze ko barebye niba hari izindi manza afite basanga rurahari yajuriyemo kuko rwaciwe icyo gihe adahari ibihano birimo n'ibihano binarimo ndabandikiye rero ngo muzankorera ubuvugizi kubera ihohoterwa cyangwa ubutekamutwe nakorewe nande kariwe nkuru Action College twumvikanye yuko naba umunyeshuri wabo driving school category C kategori C ngakoresha ikamyo ya hoho hanyuma ndabishyura byose hoho ni se uko twabivuganye nanabishyura online kuko narindi muri mu kazi Rusizi examen yegereje banshakiye code Musanze bambwira ko bafiteyo imodoka ya hoho nuko twari twabyumvikanye mbese narateze mva Rusizi Musanze mpageze bambeshya ko ikamyo yabo yagiye muri control technique bamubeshya cyo bamubwira nyine ngo bamubeshye ngo mbe ntegereje nagumye Musanze iminsi 3 examen irinda igera nta kamyo yabo ihageze iriya kamyo ni 300 yabo ihageze ariko mbajije neza abantu bambwira ko Action College ntaho wigira imusanze NB example kuri hoho bishyura amafaranga akubye 3 ayo kuzindi kamyo zisanzwe example nabonye nageze itariki 4 z'ukwa 10/10/2024 mpatira kujya mu rundi shuri habura amasa ngo nyene bampatira kujya mu rindi shuri habura amasaha 12 ngo examen igere byarangoye cyane ndemera nkora ntize kuri iyo kamyo ndanatsindwa kuko imodoka nari narabasabye ari nayo nihuguyeho cyane yari yabuze nabasabye ko bansubiza amwe mu mafaranga kuko nabishyuye ayahoho bakantenguha nkayibura barampemukiye ibyo birumvikana na spending z'amafaranga y'iminsi nahamaze transport n'ibindi kujya no kuryama n'akazi kanjye iminsi 5 please mu nkorera ubuvugizi bame ibyo bangomba kandi ubutekamutwe bwabo buhagarare merci beaucoup madame Sikovia oui harimo ibintu bibiri koko niba imodoka ishobora kugira ikibazo ishobora no kuza muri control ishobora no kujya muri control ari wenyine uyikeneye se kuri muri Action ariko Action College sinemera ko ari uguteka umutwe wenda bishobora kuba byarageze ntibikunda ahubwo wenda icyaba cyarabaye hano umukozi umwe muri aba wari ushinzwe guhuza uyu mukiriye wakoraga n'ikigo yego yananiwe kuvuga tubwi yacu itakunze katumukodeshereza indi tuyishake sibyo nk'umuntu wishyuye nk'umunyeshuri wabo nk'umukiriya umunyeshuri bubyihore ibyo ngibyo nyine ariko yari umunyeshuri nk'umukiriya ibi bintu rero niba byarabaye nyiri hari umudamu nyirayo ndamuzi ni umugore wundi w'inyangamugayo w'imfura utagira ibi bintu uramwibuka rero hashobora kuba abakoresha abagenzi abakozi be havuyemo umuntu w'udutiriganya harimo no kwiba abakiriye nk'uko bikaza kumwanduriza izina kandi iri shuri ryigishaga nkurikije uko abantu babivuga n'ubwa mbere numvisha abantu bayikoma mbona amahoho anyuraho n'ubwa mbere n'ubwa mbere numvishe abantu numvisha abantu biga byanditseho rwose n'ubwa mbere numvisha abantu babikoma
kubera ko ibaye niyo Musanze yanzuye umudamu abizi yari buzamure n'iyi Kigali cyane rwose kugira ngo akodeshe inda akayinywesha kugira ngo igende umva ari igihe abakozi bakora amakosa bakabihisha ubuyobozi none isura mbi yose ikaza kujya ku kigo n'umuyobozi ikigo cyose madamu rero uze kugerageza uyu mukiriye umubaza abakozi banyu unamureye muri liste y'abantu bari gukora Musanze anakurura iyo situation yahabeye murebe n'icyabaye niba uyu mugabo atarimo kutubeshya kubera uraka yarakoze ikizamini ari mu kangono n'ubwoba n'uduhinja ataza kuba wenda nawe araho apfundikanya bishingiye ku burakari bw'uko yatsinzwe harabaye akantu katakamuteye ibingana bityo kuko yatsinda ashaka gusanga ibintu atari kubijyamo ubwo rero mubafashe mubundi kuko iyi ntuza ngewe sinyamamaza ko niba mujya muri publicité zacu nayo tugira ariko uyu mubyeyi yari inyangamugayo mama ya Mungu ubwo tuvuga gutya kavura kagwa ngo bonjour Scovia musimbuke murebe uko urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye TB Nyamabuye imuhanga rumeze rukorera ubuvugizi ruri hafi gusenyuka ngo urukiko rw'ibanze rwa Nyamabuye rurava ngo ruri hafi gusenyuka wenda ibintu n'umurenge kugira ngo bazamuvugurure nabwo byari byaraje kuri izo ngingo ntabwo byibuka se imuhanga n'umwe mu mijyi Muhanga n'umwe mu mijyi ikirangwamo inzu zisakaje amategura ya kera